Safi Madiba uraho? Muraho. Meze neza? Meze neza. Abantu badaheruka kukureba ufite ubwanwa bwinshi cyane. Ubwanwa ni bwinshi ntago tuma bakoraho cyane. Kubera iki? Nabonye birari bwiza mbona bigaragara neza. Ariko na look muri rusange yarahindutse, ufite ukuntu wagabanyije ariko uraconze ukuntu yaba ari nka televiziyo ndabarebye kurushaho. Ngomba guhindura kuko turi mu mwaka mushya. Tugomba guhindura n'ibindi byose tukabihindura. Duhere kuri style yawe, imyambarire n'ukuntu uteye tudekive noneho ukuntu wambaye. Ni kwa gatanu nimugoroba, duhuye ari amasaha umuntu ashobora kwita nko gutembera kwa. Tubwire ukuntu wambaye. Nambaye ikote bita costume y'umukara, n'imbere harimo umupira wa t-shirt na jeans y'ubururu hamwe n'inkweto za sneakers y'umweru. Uri muri Gikumi isa gute ya kaki? Ya kaki. Si ugenda muri Gikumi? Oya, nuko no umuntu nayitiye kuko yanjye ntabwo yari. Ntabwo ifite ibibazo yanjye. Ufite ibihe bibazo? Mu maguru. Tuni de transmission. Safi ugira ubuzima butandukanye cyane n'ubwa Urban Boys, no kuvuga ubuzima buri privé wigengaho ku giti cyawe. Ugira umwanya ungana gute wawe ku giti cyawe wigengaho utari muri Urban Boys? Nyaka ko ari wo munini kuko ngewe ndi Safi muri Urban Boys, ariko mbere nyuma yuko njya muri Urban Boys mba ndi Safi. Ndibana nyinshi nkora nyine. Urban Boys igiba nk'akazi. Akazi rero burya ntabwo duhora mu kazi, twebwe ntabwo duhora mu kazi. Tugira amasaha yako, tugira igihe kuri ibintu bijyanye na music, ariko ibindi hanze mba ndi nka Safi ngenyine. Umwanya munini mba ndi nkanjye ngenyine Safi. Ubwo no kuvuga ko iyo utari kumwe na Urban Boys n'umuziki ubuparitse? Ntabwo ubuparitse, ariko icyo gihe ntabwo muri kumwe na Urban Boys. Nibyo mba ndi gukora, mba ndi kugenda kuko mba ndi nka Safi, mba ndi nka Safi nyine wo muri Urban Boys, ariko ntabwo twagakura, ariko aba ari Safi wo muri Urban Boys. Kuko Urban Boys iyo turi batatu nta bana baba bahari, kuko mba ndi Safi wo muri Urban Boys. Akazi kawe hanini ubwo kaba kari concentré mu biki? Ibintu byacu ntabwo navuga ngo tugira ibintu nk'akazi gahoraho nyine nk'uko umukozi avuga mu gitondo akajya ku kazi. Icya mbere tuba turi kureba ibihangano byacu. Ati iyo tutarimo gushaka indirimbo dusora ngo tuyandika, indirimbo tuzasohora tuyirekodinga, kuko ntabwo indirimbo irikodinga umunsi umwe. Indirimbo ushaka kuyikodinga n'ukwezi kose bitewe n'uburyo ubishaka ko umurya misohokamo. Iyo urangiye rero indirimbo igira ibintu byinshi cyane, igira gusohora ama lyrics zayo, kwicara promotion uko bizameze gute, gutanga video ni ibintu bigora cyane, ni ibintu tubamo. Niyo video yasohotse nayo kwitanga, uburyo izagera ku bantu byose urabireba. Ikindi rero araho duhura abantu b'ibitaramo, dupanga ibitaramo, guhura n'abantu abyumva. No kuvuga ku kazi n'ubundi ushaka kubakora muri wa mwanya wihariye wo ku giti cyawe? Ari biba biri privé byanjye biri related kuri muziki nyine, ariko bikaza ngenda nka Safi nyuma, ariko bikazarangira bigiye muri group, ariko hari n'ibindi tugenda nka group twese. Ushobora kuba uri mu rugo ukumva ka inspiration karaje, ugafata bike hanyuma ukaza kwereka abagenzi bawe icyo wanditse, bigenda bite? Akenshi nuko binagenda, kuko burya group itandukanye n'umuhanzi umwe. Umuhanzi umwe nyine n'umuhanzi umwe, ibyo akora n'ibyo yarabifite, yakoze amafuti nyine, amafuta abaye yakoze ibyiza bibibye. Twebwe rero iyo ubonye inspiration ako kanya uyifata wayirekodinga, wakandika ku rupapuro, ugafata umwanya, niba akoreba agabagenza abo tutiye muri studio cyangwa tugiye duhurira hanga kugira ngo twiye kuri ibi bintu, kabwira uko inspiration yawe yaje. Nabo rero babazi bakasha kuvuga ati ni byiza inspiration nzi, ariko nitwa ntiyateza si ibibazo nibi kubera ibi nibi, tukayigaho tukabiganiraho nyine, twabona twese twahurizaho, yakumva indirimbo yasohotse, nikubona video yakozwe, nikubona nyine twakoze ibikorwa 11 bitandukanye. N'ubuhe buzima bwawe utajya wifuza ko bujya hanze, cyangwa utajya wifuza ko abantu bamenya cyane? Ubuzima bwa famille yanjye, bw'umuryango wanjye ntabwo mba nifuza ko bujya hanze. Kandi ejo bundi narabonye wifotoranya na mama wawe, n'ifoto ukayishyira hanze ku bushake bwawe? Ifoto yo kubona mama kameme ni fiere ya mama wanjye. Mama wanjye ndamukunda. Ubuzima muvuga ni ubuzima ukungura ngo se mama waba hehe, mbese mama wakurikiza naho kuba mu manga twawe, kuko ntabwo namuhisha mama wanjye ndamukunda. Ubuzima mvuga bwa famille ni ubuzima buri interne nyine bwo kuvuga ubuzima bwa famille. Ubu
si ngombwa ko umuntu akubaza ngo ese iwanyu muhinga ibishyimbo ibigori ibyo ntabwo ari ngombwa ariko si ni mu bihinga ubundi bibaye urumva hatangiye kwimbaza bibaye bitareze urumva navuze ibitari ngombwa nubwo buzima navuga ngo ntakunda ibindi byose binyerekeyeho byerekeye kuri groupe ntacyo mba mwishyira kuko n'ubundi nibyo twahisemo ariko ibya famiye byo uri expose uri umustar Safi hari igihe umuntu ashaka kukubaza ikibazo ukumva kiragustresheje ariko ukihangana ukagisubiza ko ugomba gusubiza wari wahura n'iyo case hari igihe umuntu akubaza ikibazo kandi buri kibazo iyo umuntu akubajije ikibazo hari nubwo kirakubangamira kandi noneho cyangwa no kukubangamira kuko wamaze no kukibazwa niyo utanagisubiza ukaba wabangamiwe yewe niyo utanagisubiza ariko ukaba wabangamiwe kuko nuko yenda ubu ngubu hari kuri radiyo ariko ubundi ari nka televiziyo umuntu akubaza ikibazo utari busubize nubwo utagisubiza ariko abakubona harimo igisuru yihisha harimo igihutu byimba amatama urumva dejo babangamiwe niyo utanagisubiza ariko surayi babangamiwe n'ababibona babona ko ubangamiye niyo udashaka kubivuga hagati nubwo utayavuze ariko ntabwo bigushimisha urugero rw'ikibazo bakoresha kimeze iki ntabwo kuko ni byinshi nibazo byinshi nagiye mbazwa nk'ibi bya famiye ati se mama wawe ibiti ukamvuza ikintu usubira ariko nk'isura nayo isura urumva nayo bihita byanga nayo bihita bicanga cyangwa kuba ati se abanyuma muri abana bangahe se ntabwo agiye birahurira n'uyu muziki ndi gukorara urumva ibibazo nk'ibyo ngibyo usanga ntabwo yabaye kubaje ntabwo wumva umerewe neza nk'ubu ngubu wigeze kumbwira kare tuganira mbere wambwiye ko ugiye mu isabato uracyabona umwanya wo kujya mu isabato ntabwo wabura umwanya wo kujya mu isabato kujya gusenga ntabwo binabaho ahubwo ubu iyo haba hari konseri ntuba wagiye ntabwo kuba nagiye muri konseri kuko ntayo konseri nayo kandi akenshi konseri zacu ntabwo ziba isabato itangira izuba rirenze kandi izuba rirenze mu masaha 12 konseri zacu nta konseri ba saa 12 akenshi konseri zacu ziba saa 5 z'ijoro saa 3 z'ijoro nyuma ya saa 1 y'ofete uvuga ngo nta cyamaze gutangira isabato ariko sasa furu umudive ko kuri convaincre wenyewe jewe ahubwo namenye ko hari n'andi madini ndangije secondaire ko nyewe nakuze ndo umudive ahantu hose nakwiriye igitwe n'abantu bahazi yewe n'idini byanatangiriye nuvuga ngo nta n'undi muntu windi de nuhaba niyo hageze uri umugaturika bigusabye bara nk'amezi abiri akunda umudive nuvuga ngo namenye ko hari n'andi madini ngiye ndangije secondaire nibwo natangiye kubona abasilamu abakatolike nibwo natangiye kubona aba bantu hari igihe mwigeze kujya mu rusengero ni hambere ngira ngo ari wowe King James ndetse na Kamishi yari akiri mu Rwanda mbona abantu barabashungereye mbona abantu barashaka kubareba cyane ukagira ngo wenda mwari muri abapagana ahubwo cyangwa wenda ntimwaherukaga nko mu rusengero hari n'igihe umuntu adaherukayo ariko ibindi bintu dukora bya muzika kuba waciye kuri televiziyo kuba niba baranabibonye n'abana bato badushunyaga ntabwo ari abantu bakuru abana bato rero burya baba batona kuri televiziyo baba bari amateleviziyo si byiza mu rusengero rero of course bagomba kureba ko ntabwo babyumva buriya muntu mukuru barabyumva aravuga ati barakora umuziki ariko n'ubuzima busanzwe barabukora ariko umwana we yakubona kuri televiziyo ntabwo wumva ko wasenga nyine yumva ko bari bw'ubuzima biberamo ariko no akenshi abana ntabwo bumva ko tujya gusenga mu rusengero niyo mpamvu baba byabatangaje niki kintu wicujije ukigera mu nzu y'Imana mu rusengero uyu munsi rero ikintu batwigishije kivuga ngo akenshi tuba tuzi ngo tuzi ibintu by'Imana usanga bigendera nk'ibyo navuga nyine ngo ndi umwana wa pasiteri ngo nakuze ndi umudive ngo iwacu bose ni abakirisitu ukabigenderaho bikaba bituma ubu ngubu utagisenga kuko uzi ko ngo hari ibintu nguzi ngo ngenge Imana ngo ndayizi nzi by'ibyo ariko mu by'ukuri nta kintu n'ibyo nakuyemo kuko gusenga ni uguhozaho wari ukora imibonano mpuzabitsina nahayikoze ubwa mbere wikora ni ryari ntabwo mwibuka ni kera ndumva ndangije secondaire bari no kumwaka neza ko ndangije secondaire wumvise ubaye utebye wumvise ari iki nagoye ntabwo ari ibintu ntabwo utabizi biza avec le temps ntabwo biza ko kandi umuntu mwayikoranye uracyamwibuka mujya muhura oya ntabwo duheruka guhura ubu yarashatse
ntabwo nzi amakuru y'igihari sinabandi rwose. nyuma warabikomeje cyangwa byose bihagarara? Ibyo ndumva ntacyo nabivugaho nankubeshye, ni bya bibazo twambaza gute nabyo murabyanga bidasona neza mu ugenjira muri politiki? ntabwo njya ninjira muri politiki, ariko n'ubundi politiki umuntu wese aba ayirimo. Kuyo bakubwiye ngo ujye gukora umuganda, ejo tuzakora umuganda, kujya mu muganda byonyine kugendana n'amategeko cyangwa igihugu kiba cyashyizeho, nivuga ngo uri muri politiki ugendana. Ariko ngiye mu busanzwe ntabwo njya muri politiki kuko nta niyo nzi rwose. wise Safi Madiba ni umunyapolitiki? Madiba inspiration ze no kubera nagiye mbona ibintu yagiye nabaye inspire kubera apana ko yari umupolitisi, kuko iyo ubaze ibintu bisanga atari umupolitisi, nkuko akenshi bakunda kuvuga ngo abapolitisi gusanga barya ngo abaturage, uzumva abantu benshi bavuga ngo abapolitisi ntabwo barya abaturage, ariko yeno ngiye siko mbibona. Ngiye Mandela we nabonaga ari umuntu n'umuturage cyane kurusha ko ari umupolitisi. Nicyo namubonyeyo, vuga ngo yaba yabaye perezida yaba yabaye umuyobozi, we yarebaga abaturage ibyo bakeneye cyangwa yumvaga abaturage mbere yuko yireba nk'umuyobozi wabo cyangwa umupolitisi. Wa yarebaga abaturage ibyo bakeneye. Byatumye byanyesukire, bituma umukunda. Igihe umunsi wa mbere utangaza ko wise Madiba, ndahamya ko ari kimwe mu bintu, ari kimwe mu bihe wakiriye commentaire z'abafana benshi, bamwe bavuga A abandi bavuga B. Wagomba kubyitwa, abandi oya ntabwo ugomba kubyitwa, hanyuma n'abagututse. Uriya munsi wabonye ute? Akenshi ntabwo ngewe ntabwo njya ndabibwiwe nko kubimbwiye, ntabwo njya nkunda kwibanda cyane kuri commentaire z'abantu, kuko abantu uburyo bashaka bitewe n'impamvu. Baravuze bati ko se yasaze Mandela aramuzi. No, ntabwo nari ngiye gusimbura Mandela ibyo yakoze. Hari bamwe batereka rero banze bamufunga 27 niba nayifite, azamufunga yamara kumufunga turebe nyuma ibyo azakora toneka kwitizana. Ariko ntabwo abantu bose bitwa ba François Hollande cyangwa bari abaperezida b'Ubufaransa, ntabwo zabihuriye. Kandi ufashe umwana ukanguta Paul, nuko wabona yuko perezida wacu ariko tugejejeho hari byinshi ari gukora byiza, yakoze byiza. Ni nkasuye bavuze ati umwana wanjye nawe azakora kurikiza ibyo muze wacu yakoze. Nanjye rero nuko niyise Madiba, numvaga nuko bimeze. Ntabwo bamaje kutagisha umwana wawe, ubwo niko nzamwita, kandi ndeba nabiririmbye ko nzamwita Madiba.